bene data dufatanyije urugendo rujya mu ijuru, nagira ngo mbasabe iyi gahunda ya Guma mu rugo ntisimbure gahunda ya Guma muri Yesu. Se mwebwe iyi minsi turimo murabona atari iminsi y'amayoberane, aho abana tubyaye barimo bajya ku mashuri, wajya kubona ukabona twebwe ba se na ba nyina insengero zacu zirafunze. Mwebwe nta kintu mubonamo? Ziko muri no minsi isi irimo kugereranya insengero n'utubarisha. Ni gute ubundi Imana twizeye, Imana yaremye isi n'ijuru natwe ikaturema, ni gute igereranywa n'ibigirwamana? Muri no minsi nagira ngo mbasangije ku ijambo ry'Imana rindi ku mutima. Ijambo riri mu gitabo cya Yobu, ibice 28 n'umurongo wa 28. Dusome. Maze ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iri ni ijambo ry'Imana. Nagira ngo mbabwire bene data ko ibintu ibyo ari byo byose muzakora kuri no si ya rurema, ariko bitarimo kubaha Imana, byose biba bihindutse ubusa. Nyabwenge yaravuze ngo tout nombre fois 0 égale 0. Mibare yose wafata ukayikuba na 0 ihwana na 0. Ibintu ibyo ari byo byose muzakora ariko mugeretseho ibyaha bigiye bitandukanye, birimo ubwicanyi, ubusambanyi, kuroga, kwiba, amatiku, amashyari, ibyo bintu byose abantu bazakora bigendanye bitarimo kubaha Imana, iyo ubikora Uwiteka nagakwita kuri umuntu w'umunyabwenge cyangwa uri umuntu ujijutse, Bibiliya iravuga ngo icyo gihe uba urinjije. Urinjije ihagarariye izindi njiji. Uwiteka dufashe kandi atugirire neza. Uretse ko no muri no minsi hari abantu b'abanyabwenge bagerageza kugenda babyubura ari bagasesengura bakanigisha ko ngo iyi minsi tugezemo atari iya nyuma, bakabwira abantu ngo nyamunanga ibi bihe turimo byahozeho, ngo kuva kera bavugaga iminsi ya nyuma, ngo kuva kera indwara z'ibyorezo zazaga ryari. Nagira ngo nsabe abantu benshi bakunda no kubivuga, abantu mwize mufite impamyabumenyi zitandukanye, mwize mu Rwanda no hanze yarwo, mukaba mufite za imanite, mufite za lisanse, mufite za masters, mufite za doctora, za PhD n'izindi mpamyabumenyi z'ikirenga, mwegura ibitabo byanyu by'ubucurabwenge byo mwasomeye mu Rwanda no hanze yabyo, hanyuma muze kunyerekaho haje ibyorezo byarangiza hafi y'abantu batuye isi bose bikabambika agapfukamunwa. Ni ryari byaje mu uwuhe mwaka? Ni ryari haje ibyorezo byirukana abana ku mashuri, hanyuma insengero zigafungwa, indege mu kirere zigahagarara, imodoka zigahagarika? Ni ryari sha? Ariko ubundi nagira ngo mbabaze, ubundi ibi byorezo byo biza, noneho harimo na za COVID-19 ifite agashya, uyu munsi ukumva ngo yiswe iri zina, ngo ejo yahindutse ngo yiswe iyi, ejo yiswe iyi ngiyi. Murabona na sano ifitanye n'ibyiyuburure by'inzoka. Inzoka kariba yari ishaje mu kanya ngo yiyuburuye, ngo ubwo ngubwo yabaye nshyashya, yahindutse injene. Murabona ko ariyo systeme n'ubundi satanike. Ndimo kubwira abantu ngo birinde icyo bita systeme z'ibikururanda ziri hanze ahangaha, systeme satanike. Ngira ngo murabyibuka kubwo Rusifero yacibwaga mu ijuru, yaje afite umujinya ashaka kurimbura ikiremwa muntu, akishushanya mu nzoka, yamara kwishushanya mu nzoka akajya gushuka Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, hanyuma agenda yigize inzoka. Hanyuma mu gihe rero Imana yazaga igasanga yishushanyije mu nzoka, murabyibuka ko yavumwe, inzoka igahita ihinduka igikururanda. Niyo mpamvu ndimo kubabwira ngo mubyitondere, musuzume,
mwitondere na systeme satanike, systeme z'ibikururanda ziri hanze. Mana yacu dufashe kandi tugirire neza. Nagira ngo mbabwire ko iyi minsi tugezemo ari iminsi ya nyuma. N'ubu ngubu Yesu yagaruka. Uyu mwaka nimuwita uwa mbere ngo mugire ngo Yesu aravutse. Yesu kuva ageze ku isi yamaze guca imyaka 2021. Bishira umwaka w'2022. Ntago ari mu mwaka wa mbere cyangwa wa kabiri ngo tuvuge ko bitangiye. Kandi yaravuze ngo dore ndagiye ariko ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu uwo ari we wese ibikwiriye ibyo yakoze. Yesu nashimwe. Nagira ngo mbabwire ko imirimo dukora tuzayemberwa. Nimba ukora nabi uzabihemberwa, nimba ukora neza uzabihemberwa. Kandi nta nubwo Abakristo bene data dukwiriye kuba dutinya gusa ibyica umubiri, ahubwo dukwiriye kuba dutinya ibyica n'ubugingo. Ni nayo mpamvu ndimo kubabwira ngo nyamuna mwirinde iyi gahunda ya guma mu rugo nisimbure guma muri Yesu, kuko nabonye hari abantu benshi bajya mu rugo Satani akabayobya akabereka ko imperuka itazaza vuba. Yesu ko atinze kuza, abantu bakishora mu biyobyabwenge bagatangira kunywa ibiyobyabwenge za kanyanga n'ibindi, bagatangira kunywa amayoga atandukanye, bagatangira kujya mu byaha bitandukanye nk'ubusinzi, ubusambanyi, abandi bakishora mu kwicana, abandi bakishora mu matiku adashira, bagatangira kujya barwana n'abadamu babo bakakora ibibi bigiye bitandukanye. Nagira ngo mubyitondere bene data, mubyitondere mukora imirimo myiza yo gukiranuka. Ijuru rirahari, mureke kugabuza imitura kuko mu ijuru hari ibyahiye. Ndabizi ko muri ino minsi Satani yiyoberanya, yishushanya, akishushanya no mu bantu. Nta nubwo ari ibyorezo byishushanya byonyine, n'abantu basigaye bishushanya. Uyu munsi urahura n'umuntu wari umuzi nk'umwirabura ukabona ejo yigize umuzungu. Yigize umuzungu, yaritukuje, ukabona uruhu rwarahindutse, bikabisaba ko abanza kongera kukwibwira bushyashya. Ibyo bintu mubyitondere. Abandi bakambara utuntu tutabambitse neza, bakambara utuntu tugufi ngo barimo baragaragaza intege nziza, abandi ngo baragaragaza ibibero byiza. Nagira ngo mburire abasore nyamuna n'abantu b'abagabo, ibyo bintu mubyitondere. Uwo ni umushibuka. Iyo utarebye neza uragushibukana ukakujugunya mu rwobo rw'igehinomu. Nagira ngo namwe kandi abakobwa mubyitondere. Hanze nsigaye narahabonye n'abandi basore bagenda bambaye amapantaro banayamanuye n'imyenda bambariye imbere irimo igenda igaragara, ubundi abandi bakambara ubuntu bubahambiriye bubagaragaza imyanya y'umubiri yose. Ibyo bintu bakobwa namwe badamu mubyitondere. Uwo ni umushibuka. Iyo utarebye neza uragushibukana ugakubita ikuzimu. Hari n'abandi bantu nabonye bagenda biyoberanya no mu nsengero dusengeramo, akaza yigize nk'umumarayika rutwaje Imana ibitabo. Wamubona ukabona yambaye neza, afite agasura keza, arimo aravuga neza, ukavuga uti umukristo hano. Ukumva ubwo yaje yiyoberanya ari umurozi wamaze abantu, arimo kugenda yengereza ngo arebe abazagusha, arebe abazaroga, abo yabuze, abo yashatse gutumira yahishije bushera akababura, abo yashatse gutumira afite fata agatangira kwiyoberanya ngo abone uko azababwira ati mfite agasherariya, mfite agafantariya, ariko ku mutima ariko ati nzabica nzabamara. Twarabamenye. Mana yacu idufashe kandi tugirire neza. Jya mwitondera bariya abantu bagenda rwose bazi ubona bifashe ukuntu, ariko wabatunguka ibyo bakora ukabona abati ni umusambanyi, arasambana no mu rusengero agasambana, akajya acungacunga mu makorari, acungacunga hirya no hino, acungacunga abakobwa, acungacunga ngo arebe abazagusha mu mitego y'ibyaha bigiye binyuranye. Nyamuna mwitonde. Hano hanze hari systeme satanike, systeme z'ibikururanda, kandi ziri mu mayeri menshi agiye anyuranye. Ni nayo mpamvu ndimo mbabwira ngo nimunaguma mu rugo musenga cyane, mukubita abadayi, mushwanyaguza imitego mibi yose ya Satani. Mana yacu dufashe kandi tugirire neza. Nagira ngo kandi mbabwire mwihangane mwebwe murimo mugeragezwa, nimugire ngo Yesu wacu aratinze.
ndimo kubabwira ngo nyamuna iby'iwacu birahiye, mureke kugabuza ibitarashya kuko mu ijuru hari ibyahiye. Hanyuma kandi murusheho kwirinda ibi byaha bigiye binyuranye. Nimujya kuri iyi channel yitwa Birahiye TV, muzasanga indirimbo ya COVID-19 ivuga ngo abantu dutinya urupfu tugatinyuka ibyaha, ngo bizana ibyishimo kandi ari byo nyirabayazana. Ibi byaha nibyo bizana ibintu byinshi binyuranye. Ngira ngo mbabwire ngo mwebwe mugikomeje kwihanganira muri Yesu, mwaba mama mwe, abadamu abagabo bahoza ku nkeke babakubita. Pawulo yandika yaravuze ngo mbonye ko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Ntabwo ibi bibazo n'intambara nyinshi n'indwara n'ibibazo duhura nabyo byagereranywa n'ubugingo tuzabona, kuko ubugingo bwo ni ubw'iteka ryose, ni ubugingo buhoraho tuzabamo imyaka amamiliyoni, amamiliyari, imyaka utabasha kubara. Icyo gihe rero tuzibagirwa imibabaro n'intambara byose twahuriyemo nabyo hano kuri ino si. Ariko ntimwishushanye nyamuna n'ab'iki gihe ngo mukore ibyaha, ahubwo mukomere kuri Yesu, kuko mu ijuru hari ibihembo. Umuririmbyi aririmba, yararirimbye aravuga ngo hari ingororano nziza we, hari ingororano zateguwe. Haleluya! Hari ingororano rero abasore n'abakobwa mwihangane. Nitwemera tukumvira tuzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nitwanga tukagoma, ijambo riravuga ngo inkota izaturya. Imana yacu idufashe. Reka dusenge Imana idufashe kugira ubwenge buturuka kuri yo. Data twese turagushimye ku bw'aya magambo. Ndakwinginze rero kugira ngo ukomeze kutugirira neza, uduhe ubwenge buturuka kuri wowe, kandi utwambike imbaraga tunesha ibitugerageza, kandi ku iherezo ry'uru rugendo tuzahabwa ibyasezeranijwe. Urakoze kubyumvishe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Abantu bakeneye kuduha inyunganizi cyangwa igitekerezo, mwaca kuri iyi channel yitwa Birahiye TV, mukaba mwanatwandikira cyangwa se mukaduhamagara kuri telefone 0788 466 njyewe nitwa Habamungu Jean Damascene Yosuwa, bakunda kunyita abiri ku mashyiga. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Umugisha w'Imana nubane namwe mu izina rya Yesu, amen.